Nyakubahwa Perezida wa Repubulika dusanzwe tuzi ko ari umuntu ugira imikorere yihuta. Turi n'igihugu kigomba kwihuta haba mu iterambere ndetse no mu bindi dukeneye, nta mwanya wo gupfusha ubusa, kuko nkuko twabivuze mu bindi bihe byatambutse, uko itegeko nshinga ryacu ryubatse, iyo Minisitiri w'Intebe avuyeho, icyo gihe birumvikana nakoresheje abafaransa bakunda kuvuga ngo d'office, no kuvuga ngo bihita bigira abandi bari bari muri guverinoma yarayoboye, nabo abagira les démissionnaires. No kuvuga ko Minisitiri w'Intebe nta na rimwe itegeko nshinga ryateganyije ibihe Minisitiri w'Intebe ashobora guhinduka. Ni ibihe wenda umuntu yareba, wenda umuntu yabinyuramo gatoya ntatinze. Hari nk'igihe Minisitiri w'Intebe iyo Perezida wa Repubulika, reka turebe mu gihe cy'amatora, Perezida wa Repubulika niba yamaze yiyamamaje akajya muri kampanye, noneho agatorwa, iyo amaze kurahira, ubwo iyo amaze kurahira abatoriwe abarahiriye iyindi manda, ariko wa Minisitiri w'Intebe na ya guverinoma byari ibyo muri manda yashize. Ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo Perezida wa Repubulika akimara kuva ku idarapo, akimara kuva ku irahira, baba Minisitiri n'ubundi guverinoma nayo iba ivuyeho. Ibivuyeho ubwo ngubwo aho twavuga ngo ni ku mpamvu z'amatora. Ubundi buryo guverinoma ivaho niyo ni buriya buryo teganywa mu ngingo y'124, Minisitiri w'Intebe ashobora kwegura ku bushake bwe. Habaho ubwo Minisitiri w'Intebe ashobora kwegura, kuko ari ibintu abantu bakwiye gutandukanya, ibyo bita kwegura démission n'ibyo bita cessation de fonction. No kuvuga ngo impamvu zishobora gutuma, ibihe bishobora gutuma uriya mwanya wa Minisitiri w'Intebe wisanga nta muntu urimo, ariko bitavuga ko Minisitiri w'Intebe yeguye. Ari nabyo washakiramo nka yo kuba yasimbuwe. Wenda hari ikindi kigoye wenda abantu batinya no kuvuga, ashobora kuba yasimbuwe, ashobora no kwitaba Imana, nabyo bibaho mu buzima bwacu tubayeho. Hanyuma rero ibihe ibyo bita démission ubishakira bishobora kuba mu buryo butatu. Démission ni nk'igihe, kwegura ni nk'igihe yeguye ku bushake bwe. Noneho hari ibyo bita ngo muri ya mikoranire hagati y'inzego, hagati y'ubutegetsi nyubahiriza tegeko ndetse n'inteko ishinga amategeko. Muzi ko muri checks and balance, mu buryo bw'imikoranire y'izi nzego, muri ubu buryo bwa politike yacu yubatse, inteko ishinga amategeko hari ukuntu iyo irimo kugenzura ibikorwa bya guverinoma ishobora, murabizi ko ishobora gutumira, guhamagaza abagize guverinoma, ikagira ibibazo ibabaza bijyanye n'uburyo bashyize mu bikorwa ya porogaramu Minisitiri w'Intebe aba yarazaniye inteko ishinga amategeko. Icyo gihe rero Minisitiri w'Intebe ashobora kugaragarwaho amakosa. Icyo gihe inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite ni wo wonyine ufite ubwo bubasha. Buriya Sena ntibugira, Sena nayo igenzura ibikorwa bya guverinoma, ariko Sena ntabwo ifite ububasha bwo kweguza umuntu. Icyo gihe ni kimwe n'uko burya yidaseswa, ariko umutwe w'abadepite Perezida wa Repubulika ashobora kubusesa, ndetse atari no mu bihe bijyanye n'impamvu z'amatora. Icyo gihe rero iyo Minisitiri w'Intebe ibyo bita motion de censure, ni ukuvuga ngo iyo akuweho icyizere, icyo gihe biba bivuze ko itegeko nshinga rimutegeka ko ahita ashyikiriza ubwegure bwe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Iyo ashyikirije ubwegure bwe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, biba bivuze yuko na ya kipe bumvikanye bajya kuyishyiraho nayo igiye, ubwo bayitangira kuyita ngo ni le gouvernement démissionnaire, mu zindi ndimi, donc nuvuga ngo ni outgoing cabinet. Noneho iyindi ka yo kwegura ya gatatu nibyo bita vote of no confidence. Vote of no confidence ngereranyije nibyo bita vote de défiance. Hari igihe noneho, ubwo mbere muri ibyo bya motion de censure nakubwiraga, ni mu gihe inteko yahamagaye Minisitiri w'Intebe, noneho hariho n'igihe we yigirayo akajya kuyisaba ngo imugaragarize ko imufitiye icyizere.
noneho icyo gihe iyo inteko ikoze rero vote of no confidence ikamwambura icyizere ariko ari wewe ari guverinoma yabisabye yijyanye muri ka ya mbere baramuhamagara muri ka ya kabiri akijyana noneho icyo gihe rero bigenda bite icyo gihe nabwo agomba gushyikiriza ubwegure bwe nyakubahwa perezida wa repubulika noneho rero ndetse muri icyo gihe muri ibyo bihe bibiri ibyo bya motion de censure n'ibyo bya vote donc vote of no confidence byo nakubwiraga byo kwamburwa icyizere ariko ari we wabyisabiye ndetse n'igihe yeguye ku mpamvu ze bwite nibwo bavuga yuko noneho iriya ngingo y'124 muri paragrafu ya kabiri ihita imuha inshingano noneho yo kumenyesha perezida wa repubulika ko we na timu ye bagiye baravuga ngo perezida wa repubulika ngo pra act ni ukuvuga ngo perezida wa repubulika yakira uko kwegura bivuze ngo urebye uko itegeko nshinga rimeze ububona ko adashobora kubyanga noneho ubwo izo ni izindi ka kuko ubwo rero ka turimo niyo kuvuga ngo poste ya premier ministre donc iba yabaye vacant muri cya gihe perezida wa repubulika yashyizeho undi ministre w'intebe ariko yamushyizeho uravuga ute ko nta muntu uhari kandi yashyizweho oya iyo hari igihe aba yashyizweho appointment nomination hari igihe aba yashyizweho ariko ataratangira imirimo ye iyo ataratangira imirimo ye atararahira ngo atangire imirimo ye niho bavuga yuko ya guverinoma demissionnaire ikora bya bindi wise affaire courante mu bantu baba barimo gukora affaire courante mu bantu iyo bavuze ngo mu bantu hari abantu barimo gukora affaire courante kuko ntabwo mu gitondo bivuga ngo ministre ntari bujye ku kazi uyu munsi mbere yuko aya masaha agera mbere yuko aya masaha agera bagiye mu kazi mbere yuko aya masaha agera bagiye mu kazi ariko logique yabyo nibyo bita affaire courante ni ukuvuga ngo hatabaho guhagarara kw'inzego za leta kuko umuturage aba agomba gukomeza kubona service ariko noneho ubundi prerogative z'abaministre no ngo ububasha bw'abaministre babasa n'abarimo gukoresha ububasha bucagase kandi bakora ibintu bitazagira ingaruka mu bihe bizaza ndaguha nk'urugero ntabwo reka tuvuge ko nubwo ministre atari ucunga amafaranga atari ushinzwe amafaranga niba reka dufate nk'umusaporaya reka dufate nk'umucuruzi wazanye computer muri ministeri wazanye watsindiye isoko ryo kuzanira ministeri computer akaba yarazizanye noneho hakabaho ministre w'intebe agahinduka mu nshingano hari hageze kumwishyura hari fagitire yiri aho ngaho ntabwo icyo gihe ushobora kwanga kwishyura ngo guverinoma ntayihari n'urugero ngo haye ntabwo nk'uyu ministre ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi ntabwo nifuza ko byongera kubaho kuko byari bibi cyane sebe yayongeye kuzura cyangwa hakagira inkangu zigwira abaturage ntabwo ntabwo minister Murasira yavuga ngo oya ngo ntabwo njyeyo no kuvuga ngo baravuga ngo ni ibintu byihutirwa cyangwa ariko nanone ubona bitazagira ingaruka mu bihe bizaza kuko baba banga yuko iyi guverinoma yitwa demissionnaire iyi guverinoma yavuye mu nshingano izasigira umutwaro guverinoma izaza ndaguha nk'urugero nakubwiye yuko ushobora kwishyura ibijyanye n'isoko ryatanzwe ariko ntiwatanga isoko rishya ntabwo watanga isoko rishya ngo uvuge n'uwaritsindiye kandi uri muri affaire courante akenshi rero muri pratique za affaire courante ziba zikorwa ntiwasinya itangazo tuvuge ari nk'ikigo cya ministeri yishakira abakozi naryo wasinya reka nkubwire nk'uyu munsi muri Sena twari kwakira ministre w'ubuzima ariko ntabwo yaje iyo nama yahise isubikwa kubera ko yarari muri guverinoma demissionnaire ni ukuvuga nk'ubu ministre w'ubutabera uyu munsi ntabwo bashoboraga uzi ko ari usinya amategeko ntabwo uyu munsi bashoboraga kumuzanira itegeko ngo risinye kuko ubwo bubasha bwe bwari en suspense ntabwo yashoboraga kubukoresha noneho rero uravuze uti bigenze bite ntuvuga ngo nyakubahwa perezida wa repubulika ubwo bwihutirwe ababubona niwe wahinduye ministre w'intebe aranga ko igihugu kiba paralize kiba instable donc nuguhita aziba icyo cyuho mu gihe gitoya gishoboka ko kuri umunyamategeko mbere yuko mbaza na Radislas kuri umunyamategeko uko biri kose itegeko ryateganyije ko akwiye kugira iyo minsi 15
iyo 15 mwayanditse ndabigushyiraho mwayanditse mutazi ubwo bwihutirwe bw'iyo mirimo. Mbo icyambere iriya minsi 15 buriya hari ukuntu ureba itegeko nshinga ukarereba mu ngingo imwe, hari ukuntu iriya ngingo ushobora kuyisobanura muri context ya nyuma y'amatora, muri context ya nyuma y'amatora eno mu bihe nk'ibi ngibi. Ariko reka tubihuze nabyo tubizane. Baravuga ngo mu gihe cy'iminsi itarenga, mu cyongereza baravuga ngo within 15 days, ni ukuvuga ngo mu minsi itarenga 15. Iyo rero nakubwiye ngo mu minsi itarenga 15 nshobora no kubikora mu masaha abiri bitewe n'ubwihutirwe. Ni ukuvuga ngo iyi periode intermédiaire cyangwa se de transition ya guverinoma ibigomba kuba ari igihe gito cyane, ndetse ubwo bwihutirwe n'umukuru w'igihugu ababuze. Ni ukuvuga ngo umukuru w'igihugu ikibi nuko yayirenza, ariko kuba yabikora no mu munsi umwe byubahirije itegeko nshinga. Urakoze cyane Ladislas. Ariko tujya twumva n'abamara amezi 6 bakiri ekane kubyita ngo bari mu mirya yo gushakisha batarashyiraho guverinoma, bavuga ko bakiganiraho. Ibyo honorable Evode yavugaga ngo byihutirwa, imirimo idahagarara, bo baba barahagaritse akazi. Buriya ni nk'ibyo ngibyo yavugaga. Buriya ubundi igihugu usibye mu bihe byihariye ntabwo igihugu gikwiye kubaho kidafite ubuyobozi. Icyo nashaka kuvuga rero nuko niyo ubutegetsi guverinoma itarajyaho hari abasigara ku rugo. Kavugura rero uti hari aho byihuta nk'iwacu, hari naho bashobora kumara amezi 6-7. Ndumva no mu Bubiligi hari igihe bigize kumara hafi umwaka wose batarashyiraho guverinoma. Ariko ikintu gikomeye buriya iminsi 1141 urumva ni batarashyiraho guverinoma. Urumva ni hafi imyaka 2-3, hafi 2 n'igice. Ariko icyo biba bisobanura, buri igihugu cyose kigira uburyo kiyoborwamo, kikagira abaturage, kikagira n'intekerezo za politiki. Ikintu gikomeye buriya muri ibi byose by'imiyoborere y'u Rwanda ni ukwibuka yuko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryashyizeho ihame ry'ubwumvikane mu gufata ibyemezo n'imiyoborere. Ni ukuvuga yuko no gushyiraho guverinoma ku buryo bwihuse nta nubwo twavuga ngo ni ukwihuta, ni uko igihe kiba kigeze cyo kuyishyiraho, ariko hari n'uburyo biba byabayemo. Ntabwo twakwirengagiza yuko ari guverinoma iba ihuriyemo n'imitwe ya politiki inyuranye, ndetse hakaza n'abandi bantu batari mu mitwe ya politiki ariko bafite ubumenyi bukenewe cyangwa se bwifuzwa. Icyo nshaka kugarukaho rero nuko gushyiraho guverinoma ni ukuvuga n'impumeko mu buryo bw'imiyoborere. Guverinoma yajyaho yihuse cyangwa itinze bigaragaza umwuka uri mu miyoborere y'igihugu. Aho bagera kuvuga ngo guverinoma yavuyeho bakamara igihe kinini batarashobora gushyiraho iyindi, ahenshi uzasanga bakubwira ngo turacyari muri consultation, turacyaganira, turacyajya inama, turacyashakisha. Ubwumvikane rero bukabura. Ndumva n'ubushize uribuka ikibazo cyabayeho mu Bufaransa igihe inteko ishinga amategeko ari maze kwanga ingengo y'imari, ndetse bikaba ngombwa ko na minisitiri w'intebe avaho. Uribuka ikibazo cyabayeho, bamwe bakageza n'igihe bavuga bati perezida nawe agomba kugenda. Ariko ubwo ni ukuvuga ngo haba habaye ikintu bakwita crisis, ni ukuvuga ngo haba habaye ikintu gikomeye gituma igihugu ubuzima bushobora guhagarara. Icyo ngicyo rero nkashaka kugaruka yuko ihame ry'ubwumvikane mu miyoborere y'igihugu ni ingenzi mu kugira ngo n'icyo kintu twavuga cy'icyuho cyangwa cy'inzibacyuho kidashobora kubaho mu gihe kinini. Ariko hakaza nanone n'ubukure mu rwego rwa politiki bw'abanyapolitiki, kuko ushobora kugira amahame kuyashyira mu bikorwa bikaba ibindi, n'abandi kuba bafite maturité, icyo nakwita maturité politique, kumva yuko niba guverinoma itariho ariko gutinda hatarajyaho indi guverinoma bishobora gutinza n'igihugu n'abenegihugu, abantu bakumva izo nyungu z'igihugu ko ziza mbere y'inyungu z'imitwe ya politike cyangwa inyungu zabo bwite. Muri ibyo bihugu byinshi rero, ni ibihugu binyuranye, ntabwo umuntu yajya kubirondora. Ikintu kinini gikunda kuba gihari ni ukutumvikana mu banyapolitiki ubwabo, kuko niho haba izingiro. Buri abanyapolitiki batanga impumeko y'igihugu. Iyo bahumetse neza igihugu kiba igihugu kizima, iyo bahumeka nabi ni nka kwa kundi umubyeyi umugabo n'umugore batongana, hari n'igihe ubona abana babaye abana b'inzererezi ku muhanda. Ariko abantu batumvikanye ari babiri mu rugo
bigatuma abana 10 bo mu rugo bose baturugo bakaba inzererezi. No kuvuga ngo impumeko y'abanyapolitiki bano bayobora imitwe ya politiki kuko nibo bagira uruhare mu gushyiraho guverinoma mu bwumvikane bwabo, impumeko yabo ishobora kubaka igihugu cyangwa ikagisenya. Ari nayo mpamvu nge mbona yuko aya mahame ngenderwaho mu miyoborere y'u Rwanda amaze gushinga imizi, ari nacyo navuga ko ari umwihariko n'ubudasa bw'u Rwanda. Yego, reka tugaruke kuri izi mpinduka zibaye muri iyi minsi. Minisitiri w'intebe mushya, guverinoma nshya, ibyo abantu basesenguraga cyangwa bibwiraga bati reka turebe bizafata ya minsi 15 mwavuze yemerewe n'itegeko, ariko reka tunarebe. Hari n'igihe abantu bari biteze nyuma y'amatora bati kabineti nshya, icyo gihe yaje ari nshya, iravugururwa nko nyuma y'ukwezi amezi 2, hari abavuyemo hazamo abandi. Uyu munsi hari hagiye gushira umwaka nta mpinduka ngira ngo muri guverinoma. Gutinda kushyira impinduka muri guverinoma cyangwa gutebuka kuzishyiramo bishobora kuba bivuze iki mu babirebera ku ruhande? Wenda muravuga ngo mu babirebera ku ruhande, ababirebera ku ruhande bafite uburenganzira bwo kureba ibyo bareba, baba ureba neza, ureba imirari, ureba ibintu akabona ibyo adashaka kubona. Ariko nyakubahwa perezida wa repubulika jewe buriya mufata nk'umutoza w'ikipe. Umutoza w'ikipe ni umuntu ureba abaza umukinnyi ukina nabi, abaza unanirwa vuba, abaza urakara vuba ku buryo ashobora kuza kubona ikarita y'umutuku agasohoka mu kibuga kandi ntasimbure, yabona yatangiye kurakara akamusimbura hakiri kare ngo adatakaza uwo mwanya, kubera yuko urabizi muri football agatera n'abandi gutsindwa. Yes, muri football umukinnyi wahawe ikarita itukura yasohotse ntasimburwa. Ariko iyo ubonye bamaze kumuha ikarita y'umuhondo kandi ukabona akomeje gukina nabi byanga bikunda, uravuga uti ntaza gutakaza uriya mwanya navemo abasimbuwe n'undi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wenda banze yitekerezeho, cyangwa se wenda azakina indi match, cyangwa se azajya handi hantu akine match idakomeye nk'iyi. So hari uburyo ngiyewe nkunda kugereranya ibintu byinshi n'umupira w'amaguru muri politike. Bityo rero nkabanzi ko nyakubahwa perezida wa repubulika niwe umenya igihe. Erega ikintu kimwe abantu bibagirwa nuko nyakubahwa perezida wa repubulika iyo bamutoye abaturage muri iriya tora mwese mubona baba bamuhaye ububasha bwuzuye bwo kuyobora igihugu no kubareberera, twese akatureberera akamenya ikibereye abaturage. Niyo mpamvu we ari we ugena igihe, niwe uvuga ngo ni ryari. Jewe ndabikubwira, hari nubwo umuntu njya mbibwira abantu rimwe na rimwe, buriya hari ukuntu abantu bajya bagira ngo abantu bose bize baba abanyapolitike. Uriya politike nkunda kuvuga ngo ibamo kugishobora ibamo ibintu bibiri: ni umuhamagaro ndetse n'impano. Kimwe ni passion, ikindi ni vocation. Buriya ushobora kuba uri umutekinisiye mwiza bagushyira muri politike kakunanira, kandi akazi ka tekinike wagakoraga neza. Ni ibintu bibaho. Hari n'abantu uzabona rwose uzabumva ukumva nk'umuntu afite PhD ariko yakanda mikoro yafata ijambo kumva aravuga ibintu byose bitumvikana. So ariko nuvuga ngo ni umuntu uba yisanze ahantu wenda adakwiye kuba ari. So ibyo byose ni ibintu bibaho. Donc nge ntekereza yuko rero pragmatisme na realisme iba muri politike, ubwihutirwe bubamo kushaka ibya bisubizo biri unconventional. Ntugende ngo itegeko rikuzirike rikubuze gukora kandi ari we warishyizeho. Waciye muri za procedure za ngombwa ukarihindura byanga bikunda, ugashaka ikintu cyagirira inyungu abaturage. Wowe ntuvuge ngo uyu munsi hari ibintu itegeko ryambujije gukora kandi ari wowe warishyizeho. So nge ngatekereza yuko warihinduye ko atari urutare. So ibyo byose ni ibintu ndabikubwira kuko buriya kugira umugisha wo kuba muri kabineti, twebwe twagize amahirwe yo kubamo twarize ni yindi universite wiga ugakuramo n'ibintu utahuye nabyo mu ishuri. Twebwe twakuyemo ibintu byinshi. Donc atwereka uburyo bwo gukemura ibibazo mu buryo bwihuse kandi mu buryo bukoresheje ibyo nakwita equité naturelle, common sense. Kuko hari igitabo nigeze gusoma cyitwa ngo The Death of Common Sense. Death of Common Sense no kuvuga ngo ngira ngo ni wowe ujya umenya ikinyarwanda neza, niho kuvuga ngo gushyira mu gaciro
kwarapfuye. Ni gute abo basaza ba kera bakemuraga ibibazo batarageze muri za university twize, bakicara ahantu bakamenya ngo this is iki ni ukuri, iki ni amafuti cyo, kandi ugasanga bashoboye gukemura ibibazo biri muri societe. Ngatekereza yuko ibyo byose rero ndabikubwira, nkibaza yuko impinduka ndangiza nyakubahwa Perezida wa Repubulika niwe umenya timing, niwe umenya igihe cyazo. Noneho ikindi, hari nubwo ushobora kumara ahantu imyaka myinshi ukaba uri n'umuntu w'umuhanga kandi ukora neza, ariko none ukazageraho ibintu ukora bikaba nka routine, bigahora ari ibintu bimwe, nta improvement, nta kintu gishyashya. Hari igihe rwose hari ahantu wicara ukabona udushya, wageraho ngaho udushya twawe tukaba twarashize, ukaba wenda ugomba kujya mu bindi. Nge ntekereza yuko byose ni ibintu bibaho. Ubwo ndakubwira uko bigenda muri politike, jewe ndebera ku ruhande. Abarebera ku ruhande rero ntago baba bazi bya bindi bavanga umuntu ashobora kurebera inzi inyuma ariko atazi ikiyiri imbere. Hari igihe rwose usanga abantu, niyo mpamvu we babahaye uburenganzira bwo kubivuga uko n'uburenganzira bw'abaturage bwo kubivuga uko babyumva. Ariko navuze ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'umutoza w'ikipe niwe ubuze umukinnyi wananiwe, niwe uba uzi uwavunitse, niwe uba uvuga uti wenda uyu muntu gukina muri atake byamunaniye ariko wenda muri defense yahashobora, cyangwa se defense yamunaniye ariko cyangwa se wenda bamushyize mu ruhande rw'iburyo kandi akinisha imoso. Ibyo ni ibintu byose umukuru w'igihugu ubureba timu yose, kuko ngiye nakundaga kuvuga ngo abantu bose bamunyuze mu maboko cyangwa bamunyuze mu maso. Reka mvuge mu maso, nakubwira ngo twese azi no point fort et no point faible, azi intege aho intege zacu ziri, azi naho intege nke zacu ziri, azi ibyo twashobora, azi n'ibyo tutashobora. So ngiye rero ngatekereza yuko ari icyo gishingirwaho timing. Hanyuma ikindi wenda umuntu yanavuga, ngewe nanjye wenda ndebeye ku ruhande, turimo turabona kandi ni ibintu bimaze wenda kuva ku gihe cya Premier Ministre Ngirente. Twatangiye kubona iki equipe umuntu yakwita nka gouvernement technocrate. Le gouvernement technocrate buri hari igihe donc gouvernement y'abatekinisien kwa. Hanyuma ikindi urabona ko kugira ba ministre, ngira ngo aba ba ministre b'intebe bombi basimburanye, ngira ngo ubu ministre w'intebe tugezeho no wa 7, ariko aba ba ministre b'intebe bombi basimburanye ni abantu b'abahanga mu bintu by'ubukungu. Kandi dufite icyambere muzi ko ngira ngo Dr Ngirente yaje muri nibuka ko yabaye nome ku itariki ya 30 z'ukwa 8 muri 2017, nyuma akaba ari we navuga wayoboye guverinoma mu gihe cya yamanda abaturage bemereye nyakubahwa Perezida wa Repubulika yamanda idasanzwe y'imyaka 7. Hanyuma nyakubahwa Perezida wa Repubulika agiye no muri manda y'imyaka 5, Premier Ministre Ngirente aragaruka, ngira ngo yaramaze nk'umwaka, urebye amaze kuko imyaka 8, ariko ubwo ya programu yiswe NST1 urebye niwe wayoboye guverinoma yashyize mu bikorwa iyo programu. Hari ibyakozwe, hari ibyagezweho. Ubu ngubu turi muri NST2, ariko turi no mu cyerekezo Kigali cy'icyerekezo 2050. Ni ukuvuga ngo rero turi igihugu gikeneye kwihuta. Urebye rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika ukuntu agenda ahitamo wenda abantu bafite ubumenyi n'ubuhanga mu bintu by'ubukungu, usanga gutera imbere, guteza iki gihugu imbere, usanga yarabishyizemo imbaraga nyinshi. Ladislas, primature ibiro bya Ministre w'intebe n'ubukungu abivuzeho, bamaze kuba babiri basimburanye bose bafite profili zijya kuba zimwe. Ese ubwo primature n'ubukungu, primature na politique, haraho uzasanga primature ireberwa mu ndorerwamo ya politique, none Evode ati ariko ngenda ndabona profile ahubwo zigana mu bukungu, kabihuza naho igihugu cyifuza kugera. Ni iki muri ibyo ngibyo kuri wowe ubona gifite ibiro byinshi ku munzani uramutse ubifashe? Ni politique n'ubukungu byombi birahura, ariko buri ikipe igira wakwita team manager, kajyana team captain. Buri umukuru w'igihugu aba team manager. Team manager rero areba ikibuga, akareba abakinnyi barimo, akareba n'inkengero z'ikibuga,
ariko akamenya akareba n'abafana. Kapiteni w'ikipe we rero areba abakinnyi afite mu kibuga gusa, ibi biri hanze y'ikibuga abirekera umutoza. We abareba abakinnyi ayoboye, kuko kapiteni w'ikipe aba ayoboye abakinnyi bari mu kibuga. Ibingibi rero impamvu ibyo ngibyo mbigarutseho ni ubwuzuzanye buri hagati ya kapiteni na manager. Abo bombi baba buzuzanya, kuko kapiteni aba agomba gushyira mu bikorwa cyangwa gufasha abakinnyi gushyira mu bikorwa amabwiriza cyangwa se ubushake bwa manager w'ikipe. Manager w'ikipe rero aba agomba gupima impumeko y'abakinnyi bari mu kibuga n'iy'abafana bari hanze, ariko akanareba abandi iyo kipe izakina nabo nimara kurangiza umukino umwe, ikavuga iti amarushanwa aracyakomeza. Ni ukuvuga yuko kuyobora guverinoma mu gihugu nta nubwo birebera burya mu gihugu gusa. Buragorobye ku bari mu Rwanda badukurikiye bari hirya y'imbibi z'igihugu, ntituze hari abari ku manywa, reka mubwira abari mu Rwanda ntiburagorobye, ntuce imigani cyane n'ubwo icibwa bwije. Icyo nashaka kuvuga nuko jya kucyo ushaka kuvuga nuvuye mu mvugo shusho. No kuvuga ngo iyo ugiye gushyiraho guverinoma nubwo atari njye yishyiraho, n'abayishyiraho ntabwo tuvugane ko nk'umusesenguzi hari uko mbibona. Ni ukuvuga ngo hari ukureba impumeko iri mu bakinnyi, ni ukuvuga abagize guverinoma bariho, bacyari mu migani. Hari ukureba ubushobozi bw'abari muri guverinoma, ukuntu barimo kuzuza inshingano zabo uba wabahaye. Hari ukureba gupima impumeko y'abaturage, ibyo bashaka ku bari muri guverinoma, abaturage barashaka iki, abo nibo nakwita nk'abafana kuri guverinoma. Ariko hari no kureba, kubera yuko isi igeze ahantu ikomatanyije, hari no kureba ngo isi turimo muri iki gihe iradusaba iki hanze y'iyi kipe nyoboye hano mu gihugu, kugira ngo igihugu cyanjye gishobore gupiganwa ku rwego rw'isi. Ibyo birasaba iki? Koko buriya kuyobora igihugu ntabwo uyobora igihugu nk'uyoboye ikirwa, ugomba kureba n'isi muri rusange ukuntu ihagaze, kugira ngo utazasigara inyuma. Koko nigira umuvuduko munini waho ukagenda gahoro uyibwira ngo urimo gukina neza cyangwa uhagaze neza, nibwo uzagera ahantu ugasanga wasigaye inyuma y'abandi bagusize mu iterambere. Ibyo rero ntabwo twabyirengagiza. Hari icyo Senateri Vode yavuze nanjye nemera, ko buriya mu kureba n'abakinnyi buriya n'imikino iratandukana. Hari umukino uyu mukinnyi avuye mu kibuga noneho ahubwo adashobora no kugarukamo. Buriya nko mu mukino nko muri football, iyo umuntu yarari mu kibuga iyo bamusimbuye ntagarukamo. Ahantu abakinnyi bashobora kuvuga ati yarananiwe bashobora kugarukamo. Buriya nko muri volleyball birashoboka, no muri basketball nibura ho ndabizi ko basketball narayisifuye, ariko nko muri football ho iyo uvuyemo ntibishoboka. Ariko no muri basket noneho iyo ukoze icyo bita faute technique, ni ukuvuga ko ikosa rikomeye mu kibuga, baguha ikarita y'umutuku bakanakubuza kwicara no ku ntebe y'abasimbura ugahita ugenda. Icyo gihe rero n'abashyiraho guverinoma ashaka kuvuga bati uyu muntu ashobora gutindamo bigatuma azavaho nabi, kandi yarinjiye neza, reka turebe ukuntu twaba tumusimbuje bitaragera. Ibyo ni ya mpumeko yavugaga, no kwa kundi umukuru w'igihugu abareba karagiteri z'abantu n'ubushobozi bwabo. Ariko buriya unasubije amaso inyuma, njye nahoze ntekereza iyi tariki 24 z'ukwezi kwa karindwi igomba kuba ifite umwihariko muri guverinoma y'u Rwanda. Ni itariki tumaze kubonaho guverinoma gatatu. Itariki 24 z'ukwa karindwi nibwo 2009 nibwo havuguruwe guverinoma, icyo gihe ari ku bwa Bernard Makuza. Ku itariki 24 z'ukwa karindwi 2014 nibwo havuguruwe guverinoma, nanone hajyaho guverinoma iyobowe na Murekezi Anastase. we yagiyeho 23 yashyiraho guverinoma kuri 24, nicyo nashaka kuvuga. Ku itariki 24 z'ukwa karindwi 2025 hagiyeho guverinoma iyobowe na Nsengiyumva Justin. Itariki 24 Nyakanga rero nayo ugomba kuzasesengurwa umwihariko wayo ku bafata ibyemezo. Reka twifurize amahirwe n'imirimo myiza ku bahawe inshingano. Ni inshingano bajemo mu gihe nabwo twavuga yuko gikomeye, kubera yuko ubu ngubu manda ya perezida ntabwo tuyibarira imyaka, ariko hari ibyo abanyarwanda baba bakeneye. Hasigaye imyaka 4 tugasubira mu matora ya perezida wa repubulika. Ni guverinoma isabwa imbaraga nyinshi cyane, ndetse isabwa no gukora ibidasanzwe, kubera yuko urebye isi nanone ukuntu ihagaze. Urabona yuko hirya no hino ku isi hari impinduka nyinshi, cyane cyane mu rwego rw'ubukungu. Wabajije uti se muri primature politiki iri hejuru cyane cyangwa se ni ubukungu buri hejuru cyane? Navuga ngo kubera ko u Rwanda gahunda dufite yo kwihutisha iterambere, National Strategy for Transformation,
ntabwo wagira iterambere ubukungu bwawe buhagaze nabi, cyane cyane yuko udafite n'amafaranga biragoye ko wakora imihanda, biragoye yuko wagira n'ibikoresho byo kurinda umutekano, kuko buriya kugira abantu ni kimwe, kubaha ibikoresho n'ubushobozi ni ikindi. Ntabwo ari ibintu byikora, hakenerwa amafaranga, ndetse no kugira abaturage bakennye. Buriya hari n'abakubwira ngo uburyo bwiza bwo gukumira amakimbirane ni ukurwanya ubukene, kubera ko basangira bikeya bitana ibisambo. Nusanga nujya gusesengura muri rusange uzasanga ahantu haba amakimbirane cyane ni n'ahantu haba ubukene bwinshi, aho uzasanga abantu bararwanye. Ariko hari igihe n'ibyo bisambo biba birimo n'uwabasangira bike si ukubyitana gusa, ahubwo ugifite ijambo tugaruke no kuri ya profile ya nyakubahwa minisitiri w'intebe Dr Justin Nsengiyumva. Avuye muri beneri banki nkuru y'igihugu aje muri primature. Uravuga iby'ubukungu nibyo, avuye mu mafaranga aje muri primature. Wabifata cyaba byumvise nabi? Ntabwo twavuga ko yaba bifashe nabi, koko buriya umuntu akenshi yagiye kuyobora ahantu, biga buriya iyo ufashe umuntu ukamugira umuyobozi, uwo muntu ntabwo uba umuhinduye, ahubwo uwo muntu uba umwimuye akava mu nshingano imwe akajya mu yindi, ariko agenda ari wa muntu. Nk'ubu ngubu byangora umfashe njyewe ugahita umfata uyu munsi, simvuze ngo biraba, ariko byangora umfashe uyu munsi ukampa ipeti rya generali, ngo nuko umpaye ipeti rya generali cyangwa mareshali ukambwira ngo jya kuyobora ingabo. Kubera iki? Hari ubundi bumenyi bw'ibanze ugomba kuba ufite kugira ngo ujye kuyobora ibikorwa byo muri urwo rwego. Umuntu rero uhawe izo nshingano binagaragaza aho umugaba, no kuvuga umukuru w'igihugu, wahaye kuyobora minisiteri y'intebe, bigaragaza n'icyerekezo cyangwa se inshingano remezo abamuhaye. Ni ukuvuga ngo niba umuntu bigaragara yuko kariyeri y'ubuzima bwe, reka dufate nk'uyu minisitiri w'intebe ajya gutangira akazi mu Rwanda, yabaye diregiteri w'ubucuruzi. Buriya yari ashinzwe ubucuruzi bw'imbere y'igihugu muri minisiteri y'ubucuruzi, ni ukuvuga ngo niho yatangiriye. Ubwo nanze kuvuga ko no mu kwiga yize ibintu bijyanye n'ubukungu n'imari, ariko ugiye kureba yabaye diregiteri w'ubucuruzi, abo umunyamabanga uhoraho. Harabona abonye bandika ngo umunyamabanga wa leta, ntabwo yagize aho umunyamabanga wa leta. Umunyamabanga wa leta buriya n'umwe mu bagize guverinoma. Umunyamabanga uhoraho ni uwukuriye ibikorwa muri minisiteri, aba ari umutekinisiye. Hose umunyamabanga uhoraho buriya abashinzwe ibintu bya tekinike, cyane cyane ibirebana n'imari n'abakozi no guhuza ibikorwa. Anagiye no mu yandi mashuri n'indi mirimo yakoze, bigaragara ko yagiye mu bintu byose bijyana n'ubukungu n'imari. Araje umurimo wundi ajemo yinjiriyemo mu Rwanda ni ukuza gushingwa politiki y'imari, kuko buriya banki nasiyonari kimwe mu bintu bikomeye bishinzwe hamwe n'ikintu cyitwa monetary stability, kurinda ifaranga ry'igihugu ngo ridahungabana n'ubukungu bwacu. Buriya uvuze ngo ifaranga ryataye agaciro, buriya igitutu kiba kiri kuri banki nkuru y'igihugu. Visi guverineri cyangwa guverineri wa banki nkuru y'igihugu iyo nshingano aba yifite. Kumuvana aho hantu rero urebye ayo mateka ye ukamugira minisitiri w'intebe, ni ukuvuga ngo dore ikintu gikomeye aho kigiye kujya, ni ukubaka ubukungu butajegajega bw'iki gihugu. Kandi kubaka ubukungu bw'igihugu birasaba no kubaka abanyarwanda bashoboye, kugira ngo bashobore kugira ubukungu butajegajega. Honorable, mu kanya mwari muvuze muti erega no kuba cabinet member mbere ya Paul Kagame, iyo bavuga guti ni amahirwe twarize ni ishuri. Ni ishuri mu buhe buryo? Hari wabyumva ngo ni amahirwe ubu ngubu mu kanya ubwo hari abarimo kubavuga ati felicitation, congratulations, iki n'ibiki, ariko wenda bo bakagarukira gusa muri ubaye nyakubahwa ugize utari kwa, wowe wabyise kwiga kuki? Bo nabyise kwiga kubera yuko birumvikana n'ibya bindi bita uko urumva icyo nabonye nuko iyo guhaye inshingano aranagufasha, kandi iyo ukeneye guidance, iyo hari ikintu ubona ushaka gukora ukabona ntucyumva neza, uramusaba akagufasha. Ntabwo hari n'igihe aguha inshingano ziremereye utari witeguye, ugatangira wumva ufite ubwoba, wumva usa navuga uti yego narize ubumenyi ndabufite, ariko
ese umukuru w'igihugu antegerejeho iki, ugasanga uri confused. Iyo ukinjira muri cabinet ntabwo ubuzi nuko basaba ijambo, urabanza ugatuza umara nk'amezi 3 ya mbere ureba uko bigenda, abamenyereye abahamaze igihe uko bigenda, ugasanga hari na attitude, hari n'ibyo. Noneho ikindi nuko nkuko n'abanyarwanda bakomeje kubigaragaza cyangwa abantu bakoranye nawe bamuzi, ni umuntu udasanzwe, ni umuntu udasanzwe, ni umuntu ufite ubwenge, ni umuntu ufite ubwenge, ni umuntu icyo namwigiyeho nuko ijambo ntibishoboka nanjye ntaryo nkigira. Icyo namwigiyeho nuko kuri we ibintu byose birashoboka. Ni ukuvuga ngo ntibishoboka ntabwo ari option kuri we. Ibintu byose, hari nubwo abantu bajyaga baza inshingano byananiye byangoye, ariko nagize ikibazo cya budget, urumva ibi bintu birahenze, okay, akamubaza yakakubaza minister nangahe bikeneye angahe, ugasanga nawe ayo ukeneye ntuyazi. Kandi wari utangiye kuvuga ko wagize ikibazo cya budget, ku kibazo gihari utariko ni menshi ugasanga uri mu kintu cy'icyuka cyeraho ngaho. Ariko ikigaragara ni umuntu wagiye atwereka ukuntu ubushobozi buke igihugu gifite ushobora gukoreshwa neza, ushobora gukoreshwa neza. Ni ukuvuga ngo gukora byinshi hakoreshejwe amikoro make. Ibyo ni ikintu namubonyeho utapfa kubona ahandi. Ikindi kutubwira ngo ibintu byose birashoboka, hanyuma niyo ibintu byakugoye ugasaba imbabazi, okay, time frame mu mikindi gihe urashaka igihe kingana iki. Iyo usabye amezi 3 wagira ngo hari inzogera izavuga ya amezi 3 nashira, azongera kubwire barore mu kwezi kwa kabiri wasabye amezi 3 kugiye gutunganya ikintu ikibazo iki bigeze hehe. Amezi arayaguha, nta kintu ajya yibagirwa na kimwe, cyangwa se mu kimwe yabona ushaka igisubizo kizaca mu nzira ya kure akakwereka iya hafi. Donc uburyo bwo gukora ngewe ni uburyo bwo bya bindi natangiriyeho by'ibyo ibisubizo bita ngo ni unconventional, uburyo bwo gukemura ibibazo by'abaturage mu nzira zihuse zikoresheje amikoro make. Ndetse ikindi, ibintu bya bureaucracy, ibintu byavuye bigeze ku muyobozi uyu n'uyu, ugasanga abantu murakorana nko muri iyi nzu, ariko ugasanga dosiye imazemo icyumweru ngo itaragera kwa deje, ngo hari ahantu nk'igihumbi igomba kunyura. Ngira ngo mwigeze mwumva ubwo yabazaga abayobozi ikibazo cya one stop center aho kigeze, aho umuntu ngo agiye gushaka icyemezo cy'ubuziranenge, agiye muri FDA, avuye muri Rwanda FDA, bamwohereje muri Rwanda Standard Boards, naho agiye gushaka ikindi, agakomeza akazunguruka, bati jya muri banke jyana no, aravuga bati muri RDB mugire one stop center. Umuntu aze, niba ari umushoramari ntakwiye gusiragizwa. Umuntu aze ibintu byose akeneye mumubwire muti dore ibikenewe ni ibi kugira ngo ubone ibyo ushaka, ariko urabibona byose. Ngira ngo mwabonye ko ibyo ngibyo byafashije umuntu w'umushoramari. Yafashe urugendo, yaje gusura igihugu, yaje kukireba, ari muri hoteli, ubu urimo uramusiragiza, urimo urabwira ngo azagaruke ejo, urabwira umuturage ngo azagaruke ejo. Ikindi namwigiyeho ni ugukora akazi aho gukora amasaha. Ni ukuvuga ngo ukora akazi kubera ko akazi gahari, ntabwo ukora amasaha. Kuvuga ngo saa 11 irageze abantu bakirukanka ukumva barahirimbana ukagira ngo inzu yahiye. Oya, urakora rwose kuko we nk'amasaha akora. Kuko ngiye ntekereza yuko no muri weekend nibwo nabonye ko no kuwa gatandatu ushobora kujyayo ugakora dosiye yihutirwa kandi ukayirangiza ugataha, cyangwa se ugataha saa 4 z'ijoro, ugataha unaniwe, nushaka ejo uzaze saa 3 cyangwa saa 4. Ariko icyo wagombaga gukora waraye ukirangije. Ibintu byo gukuma usunika ibintu ngo binzabikora ejo, ibi nibyo mu cyumweru gitaha, ibintu mwakwicara na team ugahamagara. Donc ibintu bya bureaucracy n'inyandiko nyinshi, inama nyinshi zidatanga umusaruro. Cyo kintu yakomeje yagiye akitubwira kenshi. Ibintu bya bureaucracy najyaga mbona nk'ukuntu twakoraga, nibuka ko hari nk'ukuntu habaga hari nk'ikibazo ugasanga ngo ariko ngo aba top 5 buriya nibo bandikirana, ngo buriya premier ministre yandikira president wa Sena, yandikira na speaker, ariko buriya nta ministre wakwandikira speaker, nta ministre wabaza. No, icyo gihe hari igihe habaga hari nk'ibibazo, tukagenda mu gitondo njyewe Businge prime minister Ngirente na Donatira Mukabarisa the former speaker,
tukicara hamwe na Rwanda Law Reform Commission tukagenda tugahamagara minisiteri irebwa n'itegeko riteje ikibazo, tukicara mu gitondo saa moya, isaha imwe, saa mbiri, ibintu byose tukaba tubihaye umurongo, nta nyandiko zikoreshejwe. Aho ugomba gukoresha urwandiko ugakoresha telefone. Umuyobozi ikibazo cyamugezeho agomba kugikemura. Ibyo byagiye bigabanya ibintu. Ubu ngubu jewe kuba muri Sena byatumye amenya igihugu cyose ubu ahantu hose maze kuhagera. Iyo ugeze mu baturage, abaturage bishimira kubona abayobozi babasuye, bishimira kumva kubagezaho ibibazo byabo. Hari n'ibibazo usanga tuhava ibisubizo bibonetse kubera ko batubonye. So nukuvuga ngo hari ahantu Perezida wa Repubulika ajya ugasanga abaturage bose batoye umurongo bashaka kubaza perezida, ukagira ngo nta bundi buyobozi buhari. Ariko biranumvikana nanone uwakoma urusyo akoma n'ingasire. Hari nubwo abaturage akenshi baba bazi ko umuyobozi wavuye i Kigali ibintu byose bishoboka, kuko natwe hari aho tujya ugasanga nk'umuntu watsinzwe urubanza arashaka ko icyo cyemezo gihindura kubera kuri senateri, ugasanga yaraburanye urubanza ararutsindwa, ariko abantu bose bagiye muri urwo rubanza banazi icyo kibazo bakavuga bati umuntu yagiye mu rukiko araburana aratsindwa, igisigaye no kurangiza urubanza. Ariko yabona waje akaza akavuga ati barandenganyije, ibi bintu byose ugomba kubikuraho. Ariko hari n'abajya bavuga ati ngize amahirwe wangeza kwa perezida burawe. Yego, abaturage bose abakubwira ati ngize amahirwe uwangeza kwa perezida, nubwo ari ikindi kiganiro. Yego, ariko nanone hari ibibazo nyakubahwa Perezida wa Repubulika by'abaturage ubona nk'iyo yasuye abaturage akemurira aho ngaho, ukibaza ngo byarinze kuba ikirunga bingana gutya, abandi bayobozi bari izindi nzego ziri hehe? Genekereza ko hari ibintu byo ariko ntiziba zinganya nawe ububasha. Yego, ntizinganya nawe ububasha, ariko hari nk'ibintu byo kudakurikirana, ibintu byo kudakurikirana ibibazo by'abaturage kugira ngo bikemurirwe igihe. Ntabwo ibi bintu byo kuvuga ngo umuturage ku isonga, we ubona mu ntekerezo ye bikwiye kuba ingiro, ntabwo bikwiye kuba indirimbo turirimba kandi bidahuye n'ukuri. Radisirasi, abantu benshi yo hagiyeho guverinoma bihutira kujya kureba ngo amaraso mashya. Wayabonye? Hari amaraso mashya, ntabwo wahindura guverinoma ngo amaraso mashya abure, kuko urebye amaraso mashya ya mbere ahera kuri kapiteni ubwe ni mushya. Wenda wavuga uti ariko ntabwo uravuga minisitiri w'intebe, kuko nawe n'umwe mu bagize guverinoma nubwo ari uyikuriye. Icyo ngicyo ni icya mbere. Ahandi ugiye kureba muri rusange buriya habaho minisiteri, ntabwo kuvuga ngo minisiteri ziremereye cyangwa zikomeye kugira ngo abazirimo batumva ko ari ibitangaza. Hari n'ababirebera nyine muri ubwo buryo, buriya haba habaye impinduka muri guverinoma bakihutira kujya kureba izo wise ngo minisiteri runaka. Buriya no mu rwego rwa politike y'imiyoborere hari izo bitare minisiteri de la souveraineté. Buriya minisiteri zose ni za minisiteri, ariko burya hari minisiteri mu rwego rw'imiyoborere z'igihugu wakwita minisiteri ndemyagihugu cyangwa inzego ndemyagihugu. Burya hazamo nka minisiteri y'ingabo iza muri urwo rwego, minisiteri y'ubutabera ikaza muri urwo rwego, les fonctions régaliennes, minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ikaza muri izo nzego, minisiteri y'ububanyi n'amahanga ikaza muri izo nzego, na minisiteri y'imari n'igenamigambi. Izo minisiteri rero ugiye kuzireba urasanga uretse minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu nta yindi minisitiri yahindutsemo. Muri izo ngizo nemaze kuvuga. No mu y'ibidukikije nabonye harimo muri minisiteri y'ibidukikije harimo minisitiri mushya, ahandi harimo abanyamabanga ba leta, hakaba n'abandi bashyizwe ku rwego rw'abaminisitiri, bamwe ku buryo n'ubwa mbere bamwe bibayeho. Nk'umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere yashyizwe ku rwego rw'abaminisitiri, umuyobozi wungirije wa RDB yashyizwe ku rwego rw'umunyamabanga wa leta. Ntabwo no bwa mbere bibaye, ubundi bavugaga ko umuyobozi wa RDB n'umwe mu bari bagize guverinoma, ariko umuyobozi wungirije we ntabwo yari kuri urwo rwego. Ugasanga n'umuyobozi undi mushyashya winjiye muri cabinet, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi. Hari umunyamabanga wa leta ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi, so bwa mbere aje muri ya minisiteri wanayibanzemo igihe, kubera yuko ndabamenye Teresifore yigeze kuba umujyanama wa minisitiri, yigeze kubamo n'umujyanama mukuru muri minisiteri y'ubuhinzi, uyayoboraga ikigo cy'ubuhinzi Rwanda Agriculture Board, niho kiyoboraga. Ni ukuvuga ko muri make no guhindura urwego aho yakoreraga, ariko agiye mu rwego yari arimo. Undi n'uwagarutse wihanganye Jean de Dieu
yabaye umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ibikorwa remezo, ambasaderi muri Singapore. Ejo bundi mu cyumweru mu kwezi nta kwezi kwari gushize asimbuwe muri ambasade, nibwo yagarutse ko umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo. Aho ngaho rero ndumva cyane cyane na abo ngabo babaye amaraso mashya navuga akomeye. Agarutse muri minisiteri ariko mbere yari umunyamabanga wa leta yarashinzwe ubwikorezi, yari umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo. Ubu ni umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo. Inshingano ziba zihindutse nubwo agarutse muri minisiteri yabayemo, ariko buriya mu gihe cyo gutanga inshingano no kuvuga mu gihe cyo kubarahiza nibwo tuzabona intumbero nyakuri y'amaraso mashya cyangwa y'icyerekezo gishya. Dufite icyerekezo 2050 nibyo, ariko buriya kigenda gishyirwa mu bikorwa binyuze mu byiciro. Buriya nibwo tuzabona ibyihutirwa cyane kurusha ibindi bagomba kwibandaho, ariko impinduka zo ntabwo zabura. Nanze kuvuga buriya Barore, hari abantu bahawe ubwenge. Uyu Jean Didier Uwihanganye twabanye muri kabineti mbere y'uko ajya kuba ambasaderi, ni ingénieur de formation. Singapore ni igihugu giteye imbere, yaramaze y'imyaka irenga 5 kugira ngo so buriya rero yararebaga utuntu n'utundi, nonaje mu bikorwa remezo. Ubwenge burarahurwa. Ubu nabwo ambasaderi wagiyeyo ugatekereza ko bamugira ambasaderi bamubwiye bati genda urebe hanyuma uzagaruke ukore. Yagiye kwiga, yagiye guhaha n'ubwenge, genda urebe uko ahandi babikora. Byose byashoboka. Ubu ambasaderi wamusimbuye ni umuntu wize ICT, ni umuntu wayoboraga RISA. Ejo bundi twamwemeje muri Sena, ugomba kujya muri Singapore. Singapore nayo ni igihugu giteye imbere muri urwo rwego. So ni ukuvuga yuko hari ibyemezo nyine uba ubona biri strategique ku rwego ya formation y'umuntu. Engineer yagiye ahantu bateye imbere mu myubakire. Bavugaga twabaga dufite ibibazo byo kuvuga ngo ese ibintu byo gukanariza amazi, ikoreshwa ry'amazi, abaturage bakubwira ngo amazi arabahenda ya wasake, ariko ugasanga ntago dufite uburyo bwo kuricyclinga amazi ngo yongere akoreshwe. Nkunda kubivugaho usanga umuntu yogesha imodoka amazi donc amazi azishyurwa, kandi ugasanga umuntu kugira ngo avane icyondo mu mapine y'imodoka ye arimo arakoresha umupira ucometse kuri konteri ya wasake. So aya mazi rero yakoreshejwe. Singapore bari mu bantu bateye imbere aho ibintu byo gukora recycling y'amazi akongera akagaruka mu baturage mu ngo, agakoreshwa avomera jardin, ayo yakoreshwa ibindi bintu. Bo baranayanywa, bayita ngo ni new water. Ubu ni rwo rwego bagezeho. Ibyo bintu rero byose ashobora kuba yarabikopeye akabibona mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urwo ni urugero rumwe nari nguhaye rw'umuntu nzi ntekereza yuko imyaka yari ahamaze yakoraga akazi, ariko ntekereza yuko hari n'ubundi bumenyi agarukanye. Hanyuma ariko ugifite ijambo honorable Evode, hari ibyo Radisirasi yaravuze nyine avuga ati hari n'abashyizwe ku rwego rwa minisitiri. Ntibyari bisanzwe. Buriya ku batamenyereye iby'amategeko n'imvugo nk'izi ngizi bishatse kuvuga iki? Iyo bavuze ku rwego ayoboye narwo rwazamutse, ni iki cyabaye? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nyine nk'uko nigeze kubibabwira kare muri interview yanyu mu makuru, abagize guverinoma ni abaministre. Iyo mvuga abaministre ubwo na ministre w'intebe barimo, kuko nawe ni ministre. Ni abaministre, hanyuma kongeraho abantu bitwa abanyamabanga ba leta, abo bita ngo ba state ministers. Noneho wakiyongeraho baravuga ngo n'abandi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ashobora kugena abantu baba bitwa ngo ba cabinet member. Rugero nabahaga ni umuyobozi wa RDB. Mu gihe kimwe ndibuka Francis Gatara kiyobora RMB, ruriya rwego rushinzwe ibintu bya mining, mine, petrole na gaz. Yigize kuba nawe ari ayobora icyo kigo, nawe ari mu bagize guverinoma. We n'umuyobozi wa RDB icyo gihe bari mu bagize guverinoma, batitwa abanyamabanga ba leta kandi batitwa n'abaministeri. Hanyuma iyo bavuze ngo umuntu ngo ari ku rwego rwa ministeri, bisobanuye ko atari ikibazo cyo kureba ngo ibyo bita ngo ni rang.
kuvuga ngo ni ranka ntabwo ari ikibazo cya ranka cyo kuvuga ngo hari n'ababirebera mu cyo babona ku kwezi uyu angana n'uyu no hari n'ubundi abantu bayobora ibigo bya leta bafite umushahara nk'uwa minisitiri cyangwa banamurusha ariko batari ku rwego rwa minisitiri. Ntabwo ari icyo kibazo rero, ubwo ni ukuvuga ko iyo umuntu yashyizwe ku rwego reka nahuranye ikibazo hajyamo abajyamo iyo ubireba nk'umusesenguzi ariko nk'umunyamategeko wigeze no kubayo abajyayo hashingirwa nko kuki nyakubahwa perezida wa repubulika tujuru ndakomeza kukubwira ko ari prerogative ze asa discretion niwe ubigena kuko nyine ngo haye nk'urugero nibuka ko nk'igihe Francis Gatare yayoboraga RMB yabaye muri kabineti aza gusimburwa n'umudamu wahoze ari ambasaderi mu Bwongereza, ambasaderi Yamina Karitanyi. We icyo gihe we ayobora aba RMB ariko ntiyaba cabinet member. So ni ukuvuga yuko ubundi umukuru w'igihugu ashobora kugushyiraho nka CEO ariko cabinet member ni yindi statut ni yindi statut yiyongeraho. Ni ukuvuga ko rero hari nk'urwego ruba ruri strategique bitewe n'ibyo rukora umunsi ku wundi, noneho rukaba ruba rugomba kuba rukuriwe n'umuntu umenya umunsi ku wundi ibyo guverinoma irimo gukora, ku buryo atamenya amakuru y'ibicu, kuko burya tubona ibyemezo by'inama y'abaminisitiri ariko umuntu utari uri muri iriya nama ntago amenya deba zabereyemo. No, iriya ni imyanzuro, ni ibyemezo byafashwe kandi ibyemezo bifatwa nyuma ya deba. Iyo bakubwiye ngo hemejwe umushinga w'itegeko riniri, ntabwo ubuzi deba zabereye muri kabineti kuri uwo mushinga mu ngingo zirigize ngo niriye. Iyo hari politiki runaka, so nuvuga ngo biriya byose ariko ntabwo buriya muri kabineti haberamo wenda za deba nyinshi, kuko hari inama ziba zitegura kabineti ziyoborwa na minisitiri w'intebe, zibera mu biro bya minisitiri w'intebe, ku buryo amadosiye yose agomba kujya ku rwego rwa kabineti harajyamo juste pour adoption kugira ngo inama y'abaminisitiri yemeze, ariko abireba barayagiyeho impaka baranayatanzeho ibitekerezo, ndetse no muri izo nama zo zikaba zirimo n'abantu batari abaminisitiri. So ni ukuvuga yuko rero byanga bikunda ufashe urwego nka RDB nako nka RGB, Rwanda Governance Board, ukareba ibintu rukora, ni urwego rukomeye buriya banavanye buriya urwego nka RGB ni rumwe mu nzego rwo na ofisi ya Auditor General, ngira ngo ofisi ya Auditor General, urwego rw'umuvunyi, komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, buriya zitanga raporo kuri nyakubahwa perezida wa repubulika, zikanatanga raporo ku nteko ishinga amategeko. Niyo mpamvu ubona na komisiyo y'abakozi ba leta na komisiyo y'abakozi ba leta, izo ni inzego bita les institutions de transparence. Urebye sibyo inzego utabona mu bihugu byose. Hari n'ibihugu bijya biza kwigira nkaha kureba urwego ngo mukora mute ibi, ngira ngo ubona nka komisiyo y'abakozi ba leta iraza niba hari akarengane kari mu itangwa ry'akazi, niba hari akarengane kari mu bijyanye n'uburyo ibizamini bikorwa, abajuriye, kuko abakozi ni umutungo wa leta, abakozi ni asset ya leta igomba gushungwa neza. Noneho hakaba komisiyo biriya ibi bigo byose nakubwiye banze kubishyira ku munigo w'abaminisitiri ngo batabishyira mu ikote kubera yuko niyo mpamvu ubona bitaripotinga kuba minisitiri. Iyo tuvuga ibigo byose tugenda tuvuga ngo za minisiteri tutere, ariko hari igihe minisitiri ashobora gufata ikigo akagishyira mu ikote akajya avuga muri kabineti ibyo yishakiye bijyanye n'ibyo ashaka kumva, cyangwa mu mukenyero ariko wa muyobozi wa cya kigo byanga bikunda nyakubahwa perezida wa repubulika nk'urwego rw'umuvunyi, RGB, ofisi ya Auditor General, komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, komisiyo y'abakozi ba leta, izi nzego zose zihe raporo umukuru w'igihugu, zihe raporo inteko ishinga amategeko, imitwe yombi, kandi zize gusobanura raporo zazo buri mwaka. Donc ibyo ni ibintu twasanze ari na bimwe mu mwihariko w'u Rwanda. Ngira ngo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere buri mwaka, ngira ngo buri gihe periodicement rugenda rugaragaza uko abaturage bishimiye serivisi bahabwa.
niba hari aho bitagenda ngira ngo ubona ko igihe cyose inzego z'umutekano nizo zikunda kuza imbere ziba ziri hejuru. Icyizere abaturage bafitiye urwego rw'ubutabera n'urugero bakavuga bati aha naha hari akarengane, aha naha, noneho izo raporo nizo inteko ishinga amategeko muri rwa rwego rwo kugenzura ibikorwa bya guverinoma nizishingiraho, aho za nzego zatunze igitoroshi tukajya kureba ngo hari ikibazo. Nibyo ngibyo buriya ubwo ngubwo nibyo ngibyo nashakaga kukubwira. Ubwo rero icyo nashaka kurangiza gufata rero nk'umuyobozi wa RGB, nanjye kera nigeze kubyibaza nkurikije inshingano za ruriya rwego, ariko ntago byari nyine mu bushobozi bwanjye, nta nubwo ari n'igitekerezo navuga ngo kuki umuntu atari cabinet member. Nakubwiye ko c'est à la discrétion du chef de l'État kuvuga ko uwo muntu ari ku rwego rwa ministre, bishatse kuvuga ko azaba ari umwe mu bagize guverinoma, sibyo? Kandi noneho ubwo iyo bamaze kuvuga ngo ku rwego rwa ministre simbizi niba noneho adahita afata statut afata cabinet member. Oya d'office we ni cabinet member, ariko ubundi iyo tuvuga ngo abantu bagena za politike abo twita ngo ni police makers, ubundi tuvuga ko ari aba ministre, tuvuga ngo ni aba ministre. Ubundi line ministry cyangwa ministeri tuteri ya ruriya rwego ubwo yari Minaroga. Oya nicyo nashaka kuvuga. Yego wakomereza. Buriya urwego rw'imiyoborere RGB, Rwanda Governance Board, ni rumwe niba atari narwo rwego muzagiye zihabwa inzego zizirebera zihindutse cyane. Yenda ahandi higize kubaho impinduka ni muri komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside ikiriho, yageze igihe yabanje kuba munsi ya Minisiteri y'Umuco, nyumiza kwimurirwa munsi ya Minisiteri y'Ubutabera, kubera yuko icyo gihe hashaka gushyirwa ingufu cyane cyane mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside mu rwego rw'amategeko n'abanyabyaha. Ariko ku rwego rwa RGB by'umwihariko nashaka kugaruka kuri icyo kintu cyo kuba umuyobozi w'urwo rwego, nako n'umukuru w'urwego niko yitwa, ashyirwa ku rwego rw'abaminisitiri. Habaye impinduka muri iyi myaka itageze kuri 15 ishize. RGB yatangiye irebererwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu. Izo ngibyo byose na Televode yavugaga ati kugira ngo yenda minisitiri ataza kuyishyira mu kwa akajya yigendana, cyangwa se kavuga ngo hano ntuze kuntungaho itorosha ari nge bireba. Bageze igihe navuga yuko bayihaye icyo nakwita protection cyangwa ubudahangarwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bayimurira kurebererwa na Minisiteri mu biro bya Perezida wa Repubulika, muri Presidence. None bigeze igihe ahubwo umukuru w'urwego nawe abaye umwe mu bagize guverinoma. Kimwe mu byo ntekereza abanyarwanda bakwiye kwishimira nuko ikintu cyitwa inkingi y'imiyoborere muri aya mavugura muri guverinoma nshya, nge ku bwanjye ndabona yahawe imiyoborere, yahawe amaraso mashya mu buryo bubiri. Hari ukuba Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu, Minisitiri yahindutse hakazaho Minisitiri mushya, ndetse unarebye muri rusange sinavuga ngo ni mutoya kuko si umwana, ariko unarebye no mu myaka ntabwo ari mukuru cyane. Icyo ngicyo ni kimwe. Hari no kuba noneho urwego rushinzwe kugenzura iby'imiyoborere narwo rwashyizwe muri guverinoma. Ni ukuvuga ngo inkingi y'imiyoborere noneho yagiye ku rwego ruzamutse cyane kurusha uko ibirebana no kugenzura iby'imiyoborere na serivisi zihabwa abaturage n'ibyemezo bifatwa n'ukuntu ibindi bishyirwamo. Tunazirikane yuko n'uburyo imanza zirangizwa buriya nubwo biri mu nkingi y'ubutabera by'ubucamanza, ariko kurangiza imanza biri mu nkingi y'imiyoborere kuko biza muri executive, ntabwo biza muri judiciaire. Ni ukuvuga ngo kimwe mu byo abaturage bakwiye kwishimira muri iyo guverinoma nshyashya ni uko n'urwego rw'imiyoborere cyane cyane rugera hahandi umuturage w'umunyantege nke aherereye, narwo rwazamutse cyane ku buryo ijwi ry'umuturage noneho ridakeneye kuzajya rinyura gusa mu itangazamakuru. N'urwego rw'igihugu rushinzwe iby'imiyoborere narwo noneho ruzajya rugeraho ibyemezo bifatirwa badaciye mu bandi. Kandi tunazirikane yuko buriyo ugiye kugeza ikintu muri guverinoma ugaca muri minisitiri atari weho uhari, wa mugani ibyo yavugaga ushobora kubibwira minisitiri yajya kubivuga ntavuge ibyo mwavuganye, cyangwa gusansura birashoboka, cyangwa ntanabivuge. Ariko hari n'ikindi, aho kugira ngo bize kugerayo byanyuze mu wundi, hari no kugira ngo n'abandi bagize guverinoma, kuko ni bamwe mu bagena za politiki. Ariko yaba gusa ubu nawe yaba afite ikibazo. Oya, baba baramugushinze kuki atavugira ibigo biri munsi ya minisiteri. Ntabwo ashobora kuvuga ibintu bimukomprometa cyangwa atakemuye nk'ibibazo birimo. Bose bashyiraho nk'urwego rw'umuvunyi
rujya kurwanya ruswa n'akarengane, hari urwego rwa leta se rushinzwe kurenganya abaturage, ariko bashyiraho urwego rushinzwe kurwanya akarengane. Ni ukuvuga ngo ni mekanisme z'imiyoborere na mekanisme zo kugenzura uburyo ibyemejwe bishyirwa mu bikorwa. Noneho urwego rw'imiyoborere rwo ni ukuvuga ngo hari ibyemezo byemejwe gushyirwa mu bikorwa, ariko n'urwa rwego rukurikirana ukuntu bishyirwa mu bikorwa rugiye kuzajya rwicaraho bya byemezo biba byafatiwe. Iki ni ikintu gikomeye rero mu buryo bwo kuvugurura inzego n'ijwi ry'umuturage. Yego, tugana ku musozo rero, bazarahira bose, hazarahira ababashya. Sinzi niba ari Evode rimwe bagisubiza. Abagize guverinoma bazarahira bose. Bazarahira bose kuko ni guverinoma nshya. Ubu bose ni bashya. Kubo bose ni bashya. N'uwagumye muri ministeri. N'uwagumye muri ministeri azongera arahire. Ndavuga ministeri yarashinzwe. Ministeri yego, utahinduriwe umwanya. Uwabaye rukunduye. Azongera arahire kubera yuko kuba ministeri w'intebe ari mushya, nawe bimugira mushya. Nawe bimugira mushya, kuko buriya umuntu atwaye nka bisi, noneho umuntu wamuhaye akazi akamubwira ati hagarara, unzanire urufunguzo, abandi bantu yari atwaye, ntabwo umushoferi mushya iyo yinjiyemo ntabwo abasangamo, babanza kuvamo haba ari n'usubiramo akaza gusubiramo nyuma, hanyuma imodoka igakomeza. Ubwo ni za feri kurante twagize z'umunsi umwe, nibaza ko ntacyo zatwaye igihugu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yadufashije, hanyuma duha guverinoma nshya vuba. Nizera yuko rero nimara kurahira igihugu kizongera kigasubira ku murongo. Hari umuministeri ushinzwe umwe wavuze ngo wabwiraga Perezida Museveni ngo our economy, hari umuministeri w'i Bugande ngira ngo ashobora kuba ari nk'uwa finance, yerekaga perezida nkaho ekonomi ya Uganda nyine ayerekana nk'indege iri muri decourage, avuga ati our economy is basi. Ako kantu karanshikije. Ubwo rero natwe our cabinet is on track. Turatekereza yuko inama ntoza guverinoma yacu, nyakubahwa Perezida wa Repubulika nkuko nabivuze, mu izina ry'abaturage, mu izina rya twese, aba yashishoje akareba aho igihugu gikeneye kujya. Hanyuma nibaza yuko turacyafite urugendo, ariko rwa Rwanda twifuza, the Rwanda we want, nkuko urubyiruko rukunda kubivuga, nkuko natwe duhora tubiririmba, ndatekereza yuko iyo guverinoma izarutugeza. Hari n'abagira ikibazo bakavuga bati ariko reka tuvuge nka Minisitiri w'Intebe ucyuye igihe, Dr. Edouard Ngirente yari amaze imyaka 8 mwabivuze, ndetse mugeze no kuvuga muti uyu wahuye igihe winjiye mu nshingano Dr. Justin Nsengiyumva amusimbuye nyuma y'imyaka 8. Hari n'abavuga bati rero mwigeze vuga ko abaye wa 7 mu myaka 31 kuva muri 1994. Hari abavuga bati batindaho. Ese gutindaho ni ikibazo? Bo harakumva iyo myaka 8 rapidement ibyo, aho hari naho tujya mu butumwa bw'akazi abantu bakatubwira ngo ariko ngo perezida wanyu aratinze. Igisubizo nkunda kuba hano kubabwira ngo ikibazo si ugutinda, ahubwo ikibazo ni icyo utinda ukora. Ngiyewe ntekereza ko ikibazo ntabwo ari ugutinda, uderivaringa uha abaturage ibyo bakeneye, uteza igihugu cyawe imbere, ahubwo abo bantu bavuga ngo umuntu yatinzeho niba abantu nyine baba bashaka kuzana umunyantege nke, kutwimpoza umunyantege nke bazakoreramo mu buryo bworoshye. Ngiyewe rero ntekereza yuko gutinda atari ikibazo, ahubwo utinda ukora iki. Aho ngaho niho umuntu yarebera, ariko ngiyewe nta kibazo njyangira cyo kuvuga ngo umuntu atinze ahantu cyangwa n'icyo atinda akora. Biri buze kuba ari ugutekereza bigufi, umuntu wajya gufata umwanya we ngo agiye gusesengura ngo uyu ngo amaze imyaka yini muri kabineti. Hari abafatura urutonde bagamije kujya kureba gusa umubare w'imyaka, no guta umwanya. No buraza kubibona mu binyamakuru, baraza kwerekana bamaze mu gihe kinini. Erega hari ibyo udashobora kubuza abantu. Uri umuntu ugize guverinoma mu rwego rw'abantu muri rusange, niba igihugu gifite abaturage miliyoni 13, hakazamo abantu batarenze 25 ngo bagize guverinoma. Kuba abantu bakwibaza kuri abo bantu
hagita